Hello, ndabasuje cyane nizere ko bumeze neza abakurikiranye iyi channel ya Desi France Lifestyle. Ndabasuje nizere ko aho muherereye hose mu bice byose by'isi mumeze neza. Karibu cyane nimba uri mushyashya kwicano ndakwakiriye karibu rwose abantu bashya, abantu bose babuguye kuri video par hasard uguye kuri video gutyo gusa rwose nta kibazo. Karibu turakwakiriye nawe, ntibagire gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kurikirane ibiganiro byanjye bitazajya bigucika. Nimba ari nk'undi muntu nawe ushobora gusharinga warebye video ikakugira akamaro, wamusharinga video ugakomantinga ukarayikinga, ubaye hari ibyo ufite ushaka twavuga nawe rwose wagira wabyandika muri komanteri, nta kibazo twazabiganiraho cyangwa nkaza bikwereka. Ikaze cyane rwose mukora subscribe kugira ngo udakomeza gucikanwa n'ibiganiro nzajya mbagezaho. Uyu munsi ngiye kubereka amavuta meza abantu bafite ikibazo cy'uruhu. Tuvuge n'urugero abantu ntabwo mvuze ngo kurwara ibiheri byiza kwa kundi za ndwara z'uruhu. Tuvuge urugero abantu bakunda kurwara ifaranga ifaranga ku mubiri, abantu bakunda kurwara batemuka ku mubiri, abantu bagira uruhu rugize ruri très sèche, uruhu rugize rwumagaye cyane, bya bindi bigize bikaze cyane. Abantu bakunda kugira uruhu cyangwa gutemaguka, c'est pas kuvuga ariko bya bibazo by'uruhu byihariye, ibibazo by'uruhu byihariye kabisa. Umuntu azana ibintu by'ibiheri gutya umva ukabona nyine ni ibintu utanakisigira n'amavuta cyangwa n'ibiki biba bikenewe ya mavuta ari special. Ngiye kubereka ubwoko bubiri bw'amavuta, ndi siri yabyo 100% ku bantu baba bafite ikibazo cyangwa babuzi amavuta. Hari n'andi marike nyinshi zihari ariko ngiye kubereka izo nagerageje rwose. Amacupa ndafite ngaya yarahari rwose. Ngiye kubereka izi marike ebyiri uko ari ebyiri umva kabisa. Iyi ya mbere ni Ntuza, iyi ya La Roche Posay. Iyi naje hano urumuri ruri kugira risha ariko ndaje ndabashyira ifoto dore nuko imeze. Umva nimba ufite icyo kibazo cy'intuza, ni ikreme ituma umuntu ikiza kugira intuzo kumagara. Umuntu ufite ugira uruhu rwumagaye cyane bituma bugira ari igihe tuvuga n'urugero umuntu agira uruhu ari n'izi ndwara ziba zigize igihe ashaka kugira uruhu rwumagara ku buryo ari n'ibyo usigaye igikotoro ntibigire, bikaba bisaba andi amavuta ari specialize y'abantu bafite uruhu rugifite ibibazo byihariye. Niyo mpamvu dore intuza ino Deepika creme. Aya mavuta yakura muri farumasi, urayabona rwose. Farumasi zicuruzamo ntabwo ari za farumasi muri quartier, za farumasi muri quartier ushobora kuzisanga, ariko mu buryo bw'umza farumasi usanga ari ibintu byinshi bigize nyine harimo bitandukanye. Ariko iyi ntuza, iyi marike ya ntuza ya La Roche Posay igira n'amaproduit menshi. Hari video nakoze bushize mu mavideo ushaka kureba y'amasabune, nayo isabune y'ubwoko nayo ni nziza cyane ko ufite ibindi bibazo rwose igira kiza. Ni ibintu nahagararaho n'amagurange yombi. Umuntu ufite ibifaranga, umuntu ufite uruhu rugize rwumagara cyane, umuntu ukunda gutemuka cyane, ibyo bibazo byose bigize abantu ibintu by'amahumane by'ibiheri byaje ukuntu utamenya uko bimeze, bya bintu nziza ku ruhu, insangwa ziza ku ruhu rwose ukabona bikenewe ibintu biri amavuta special cyangwa se akari ibintu ubona byarenze yakoreshwa ku bana, yakoreshwa ku bantu bakuru rwose. Nta kibazo ufite umwana muto n'uruhinja wayamukoreshaho rwose. Bakunda abana bakunda gutemuka gutya mu ijosi cyangwa se bakunda kugira ibintu by'ibiheri utamenya rwose, aya mavuta wayakoresha ni meza cyane. Cyangwa se nk'umuntu ushaka kugira uruhu rwiza rwose rugize wayakoresha aya mavuta. Ntabwo ukamubwira aya mavuta ntabwo umuntu tuvuga umuntu urwaye nk'ibihe bisanzwe umuntu azana ibiheri mu maso, ntabwo ariyo yagukiza yandaye. Ayakiza abantu bafite ibibazo by'ibiheri bigize bimeze nyine by'indwara tuvuge by'amahumane n'ibiki, niyo ubwoko bwayo kabisa. Ariko no mu buzima busanzwe ushobora kwisiga, ariko tuvuga ko umuntu ufite ibiheri bisanzwe ushaka gukira ibiheri, amavuta rwose sinzi ko ari cyo yakorera. Ariko aya nayo afasha intuza, nafasha abantu bafite ibibazo bigize ukuntu bameze n'imbere. Arafashemo bukeya, reba giragurikiya hano ahita agera ku ntuza ku ruhu, ubundi ukisiga neza bashiraho kubereka kugira ngo nyine mbere uko bigenda ukagira rwose. Umva arafashe, aragize. Umuntu ufite ikibazo cyose rwose mu ntuza yayakoresha. Umuntu ufite ikibazo cy'uruhu rwose yayakoresha kugira ngo mbere ku buryo bameze. Ntabwo ari ya mavuta usiga ugamenya gufate ku ntuza rwose ararekuye. Urabona uruhu rwose urukumva rugize. Ye ntabwo njya akoresha, nyakoresha umwana wanjye, ariko rwose niyo namugenda azajya akoresha igihe cyose. Ni meza cyane. Dore impamvu amacupa abiri vide, nta kintu kirimo. Ahangaya arageze nko mu cya kabiri rwose. Ni ubwoko bumwe kabisa. Aya mavuta ya La Roche Posay
ni umuti uba uzi umuntu ufite icyo kibazo cy'intuza rwose wayamurangira, amavuta agira meza ku ruhu, afite ikibazo cy'uruhu wayakoresha. Aya nayo yitwa ntuza Aderma, ntuza zikoze bicaranye ko ndaza nguzo nuko ameze. Ni amavuta nayo ni meza rwose, akoresha ku bantu bafite intuza cyangwa se byuheri, akoresha ku bantu bafite uruhu rugize uruhu rukunda kumagara, nabyo ni kimwe akora kimwe nk'aya ngaya. Cyangwa se hari umuntu agize uruhu ahantu hagize hagatukura n'ibiki byose rwose wayakoresha, kandi akagira n'umuntu ukunda kujya gutembaguka, cyangwa akunda abana bakunda kujya gutembaguka mu ijosi cyangwa hose wayakoresha nta kibazo rwose. Dore agabanya intuza, agabanya, dore akora intuza 95% des ingrédients ziri naturels rwose wayakoresha. Amavuta ni meza, imarike ngiye n'ukunda cyakora kubera ngaho nkunda kuyabona muri farumasi abahari, ariko byose n'ibiciro ni bimwe, ariko ayanga ko nkunda kubona cyane, ariko ngiye kujyaho, ariko rwose arakora. Ntabwo ndi kubabwira ngo ikindi arakora, niyo mpamvu naguze ejo bundi naguyeho ndavuga ati kanze nawe ngerageze, ariko byose bikora kimwe, nabonye nta difference kimwe, rwose bikora kimwe. Amavuta ni meza cyane, noneho iyo afashe cyakora ayanga yafashe cyane kuruta ayangaya, nicyo nyakundira. Nukumura ntago gira impumuro, nanga nawe nta mpumuro agira, niyo mpamvu umva aya mavuta ubwo ari intuza kabi ari abiri Aderma kabisa wayakoresha uba ufite ikibazo cy'uruhu, cyangwa se wayakoresha umwana nawe cyangwa se ku bantu uwo ari wese, umwana muto yakoresha, intuza n'umukuru yakoresha. Dore ayangaya nayo nuko ameze, nayafashemo, reka turebe ko nayo rwose ntago agize utugira gutya, ugasigaho 2-3 ku munsi rwose biba bihagije, cyane cyane nk'umuntu agiye kuryama, ari nk'umwana agiye kuryama ukamusiga. Murabizi ko imiti myinshi cyangwa se utuntu tw'ubwenge twinshi, amavuta, abantu bakoresha amavuta rwose bikora nijoro nta hantu umuntu aba ari bugiye, nijoro nta hantu ugize, urumva uruhu rufata umwanya wo kugira ngo rugire rusiga amavuta. Nimba wishaka rwose aya mavuta ubonye ukuyagira muri farumasi, bayagurisha, cyangwa se ku bantu babasha gukomanda online wayahakomanda naho nta kibazo, cyakora Amazon ibyi, ariko ahantu hose araboneka. Mu mafarumasi mu Rwanda hose arahari rwose. Uza ahantu mu mafarumasi bakunda mu mafarumasi bacuruzamo amavuta y'ubwenge, amavuta sobanutse rwose, wajya kuyaguramo wayabona rwose. Nimba ugize ufite ikibazo, aya mavuta akoresha n'ubwoko bubiri, ntago afashe ko kundi ugashyira amavuta mu ntoki rwose, ntago afashe cyane, wayakoresha. Ahasigaye wagira rwose uyu ni umuti kabisa, umuti kabisa. Ufite ikibazo cy'intuza cy'uruhu wayakoresha, ukunda kugira ibibazo by'uruhu wayakoresha. Ahasigaye nawe no kureba nimba ayakugirira akamaro. Aya mavuta rwose ngewe nangira umuntu ufite iki kibazo, umuntu ufite icyo kibazo cy'uruhu rwumagara cyane bikabije, umuntu ufite iki kibazo cyo kugiye gutemuka, umuntu ufite ikibazo cy'ibifaranga n'izindi ndwara zihariye z'uruhu. Aya mavuta rwose niyo nyasiga umwana wanjye w'umukobwa ko afite ikibazo cy'uruhu, bimaze gushira rwose ntacyo, ariko nzamugumisha ahubwo ntiyazagumaho kugeza, cyangwa ushaka no kuyisiga. Ariko abantu bafite ikibazo cy'uruhu rwose nimwe yagenewe, marike ni nyinshi, zirahari nyinshi, ariko ngira aya niyo yabasha kugira kabisa. Ahanini harimo ingrédients naturels, nicyo nakundiye cyane ayangaya, rwose 95% ingrédients naturels, nicyo nakundiye cyane. Ayangaya ngiye kuyamusiga nashira, nzakomeza ngende kwimarike, ariko umva nta difference nini ngiye nabonyemo nini. Ni amavuta atagira impumuro, ni amavuta meza rwose, atagira rwose, afata uruhu neza rwose. Wayakoresha ubonye ugira utaruzi wenda icyo wakora. Ati hari umuntu avuga ati naragerageje ibintu byinshi, imiti byose byinshi, amavuta y'inka naragerageje byaranze. Aya mavuta nicyo yagenewe uruhu rufite ibibazo byihariye, apana bya biheri bisanzwe bigize biza ku mubiri, bya bibazo by'ibiheri byihariye ku ruhu wayakoresha. Nizere ko ino video rwose ari cyo yakomariye, nizere ko rwose hagize nk'undi muntu uzi wenda ufite iki kibazo wamugira, wamushenga cyangwa se ukamubwira akazayagura. Rwose ni meza cyane. So nizere ko video igira akamaro, hari icyo wungukiyemo. Wakora share cyangwa ugakomantinga, hari icyo ushaka kutuvugana wakora share cyangwa ukandika muri commentaire, nta kibazo nzagusubiza. Nizere ko iyi video hari icyo yabigishijeho cyinshi cyane. Ndabashimiye, nizere ko
ntabatindiye cyane. Imana ikomeze ibarinde kandi ntibagiye gukora subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirane video zanjye nyinshi ngiye kuzajya mbagezaho. Ebana ibyo kuvuga birahari ni byinshi, ibyo kumenya birahari ni byinshi rwose. Hari igihe muri iki gihe umuntu agomba gusobanurwa agasobanukirwa ibintu byinshi. So ndabashimiye cyane, mukore subscribe kugira ngo mukomeze kunkurikirana ibiganiro magiza kubagezaho.